Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha. Reka nongere mbashimire uburyo mubana natwe umunsi ku munsi, kandi nshimira abantu bakomeje kuduhamagara, batwandikira, badusengera. Nukuri Imana ibahe umugisha. Ndahamya ntashidikanya ko muri umugisha wanjye, nanjye ndi umugisha wanyu, kuko nasanze buri umwe wese agira aho agera hari abantu Imana ikoresheje. Ntawe ushobora kuzamuka yizamuye, umuntu wese kugira ngo azamuke agira abantu bamuzamura. Niyo mpamvu rero mbashimira, muraba agaciro, kandi duhora tubasabira umugisha ku Mana, ibyo byiza mutwifuriza ngo namwe Imana ijye ibibagirira. Reka rero dusenge tuganire ijambo ry'Imana, kandi abarisangiza abandi, abajya muri komanteri bakandika. Ni ukuri pe, tujya tunezwa no kubona umuntu agafata icyigisho wigishije akagishyira kuri stati ye akacyohereza abandi bantu. Ni ikigaragaza ko hari ibiba byakubatse nawe ukabyubakisha abandi, kandi ikigaragaza urukundo ubukunda umuntu. Rero Imana ibahumisha, tubiha agaciro, turabizirikana, kandi turabizi neza yuko dufatanyije tuzagera kure. Icyo nifuza ni uko mutera imbere nk'uko nanjye munyifuriza mutera imbere. Twese ni Imana ibidukorera. Imana ibahe umugisha. Imana turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ntaba ari njyewe, ahubwo Umwuka Wera aherekeza icyo wampaye kuvuga mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 48 umurongo wa 11. Haravuga ngo Isiraheli abwira Yosefu ati, sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe ukundi, none Imana inyeretse n'urubyaro rwawe. Reka nongere nsubire mu uyu murongo. Isiraheli abwira Yosefu ati, sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe ukundi, none Imana inyeretse n'urubyaro rwawe. Amen. Ijambo ry'ubuhanuzi Imana yampaye nshaka kubasangiza, ijambo rivuga ngo Imana igiye kukwereka n'ibyo utigeze utekereza, cyangwa se Imana igiye kugukorera n'ibyo utigeze wibwira. Mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibintu tuba twumva tuzabona, hari ibintu tuba twumva tuzageraho kubera impamvu runaka. Umuntu akicara akumva ko azubaka inzu kubera ko afite akazi keza, akumva ko azagura imodoka kubera impamvu runaka. Muri make akumva hari fondasiyo, hari ibintu ashingiyeho bituma agira ibyo yizera. Hari umuryango umuntu avukiramo akumva azabaho neza kubera uwo muryango yavukiyemo, akumva aziga neza, kandi rimwe na rimwe hakaba hari ubwo bigenda nk'uko yabitekereje cyangwa nk'uko yabyifuje kubera izo mpamvu runaka. Ariko hakaba hari n'ibintu umuntu atajya atekereza kubera nanone impamvu. Uwatekereje ko aziga neza kubera umuryango yavukiyemo, urumva impamvu yo gutekereza ko aziga neza ni umuryango mwiza yavukiyemo. Impamvu yo gutekereza ko azubaka inzu ni akazi keza afite. Impamvu yo gutekereza ko azabona akazi keza shobora kuba impamvu yenda y'abantu baziranye bakomeye ku rwego runaka, akumva ni imwe mu mpamvu izamuhesha akazi keza. Reka mbabwire ko ibyo tujya tubitekereza rimwe na rimwe bikagenda nk'uko twabitekereje, ariko hari n'igihe tubitekereza gutyo ntibigende nk'uko twabitekereje, kandi abo ngabo twari tuzi ko bazabitugezaho bahari ariko ntibabitugezeho. Ariko nanone hari ibintu umuntu atajya atekereza kubera ubuzima bayemo. Rimwe na rimwe n'Imana yamubwira ngo nzakugirira neza, akumva ntari gushyikira iyo neza Imana imubwiye kubera ubuzima ahagazemo. Nigeze mbaho ubuhamya igihe kimwe nagiye gusenga, aho nabaga banyirukanye, nari nshonje, bereda inzara iraryana, nari nambaye ubusa, umuntu yari yantije ipantaro arambwira ngo nze kubyina gake ntayica niyo yonyine mfite. Ngiye gusenga, umuhanuzi arambwira ngo mvuke Uwiteka avuganye nawe. Ndi Uwiteka, nzakugirira neza, nzakugira ukomeye, yewe nzakuriza n'indege ugiye kumvugira. Nabuze ibyo kurya, aho mba banyirukanye, nta myenda mfite ngo nzurire indege. Ibyo bintu uretse no kuba Imana ibivuze, nta nubwo mu mutwe wanjye mbitekereza, nta nubwo mbyibwira. Ariko igitangaje ni kimwe, nuko Imana yampaye ibyo kurya, impa imyenda, impaho kuba, yewe na ya ndege ntatekerezaga, ntibwira
yambwiraga ndayurira kandi nyurira ngiye kuvuga ubutumwa nka kumwe Imana yabivuze. Nakuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi. Imana ije gukora ibyo utigeze wibwira, Imana ije gukora ibyo utigeze utekereza mu buzima bwawe. Ibyo ngibyo Imana igiye kubikora. Ntabwo ari njye uzabikora, si undi muntu uzabikora, ni Imana izabikora. Kandi ntibibaze ngo bizaca hehe. Imana Zaburi ya 93 ku murongo wa 4 haravuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Nk'uko utazaho umwuka wawe, ikigega cy'umwuka wawe kiba. Bene da ko duhumeka imyaka tumaze duhume, ikigega cy'umwuka kiba hehe? Inkingi zifashe ikirere ziba hehe? Ntiwibaze ngo ibyo Imana ivuze bizava hehe. Yesaya haravuze ngo yabihamagaye biramwitaba. Bibiliya iravuze ngo Isiraheli abwira Yosefu ati sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe ukundi. Mbibutse amateka Yosefu sindi buyagemo cyane. Muri buku buryo Yosefu yakundwaga na se, saza kumwohereza ajya gusura abavandimwe be. Abavandimwe bamubonye bibuka za nzozi yuko yarosa azabayobora, batireka twice Karosi. Muzi uburyo byagenze, bamuta mu rwobo, bamukura mu rwobo, bamagurisha n'Abishimayeli, bamwohereza muri Egiputa. Ariko bohereza se ikanzu ya Yosefu isizwa amaraso, baramubwira ngo urebe niba yaba ari ikanzu y'umwana wawe, twayibonye urebe niba. Ngo ayibonye arayimenya, aravuga ngo nta kabuza umwana wanjye inyamaswa z'inkazi zaramuriye. Bimugora kubyakira, ariko mu mutwe we asibamo ko Yosefu atakiriho. Hari ibintu abantu bamaze gusiba mu mitwe yabo, bamaze kubona ko byarangiye, bashizeho akadomo. Njya mbwira abantu ngo ubuzima bw'umuntu ntihakagire ushiraho akadomo. Cyabikoze bajye bashiraho akitso, kuko hirya y'akitso n'ubuzibiriyo, ariko ntugashira akadomo ku buzima utazi uko bwatangiye. Muri make yari yaramaze gushyiraho akadomo, azi ko ibya Yosefu byarangiye. Ntabwo yari yibwira, haleluya, ntabwo yibwiraga ko azongera. Yarazi nubwo atamushinguye, ariko yari yarabonye ikanzu isizwa amaraso, amenya ko inyamaswa z'inkazi zamuriye. Mu mutwe we asibamo ko atazongera kubona Yosefu. Uzi kubura umwana ntunamushingure, uzi kubura umuntu ntunamushingure, birababaza. Ariko yari yaramaze kwakira ko Yosefu atakiriho. Ariko kubera ko Imana ari umubyeyi, kubera ko Imana ari umukozi w'umuhanga, kubera ko igikora n'ibyo tutatekereje n'ibyo tutibwira. Umva ikibaye, amaso ya Isiraheli yongeye kubona Yosefu. Kwiyumanganya biramunanira, ntiyabiceceka. Hari ibintu Imana igiye gukora, unanirwa kwiyumanganya ubivuge. Aravuga ngo Isiraheli abwira Yosefu ati sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe ukundi. Ntabwo ibyo nabwibwiraga, ntabwo nigeze mbyibwira. Hari ukuntu umuntu yibwira ibintu mu mutima bikanga, ariko yabyibwiye cyangwa ariko hari n'ibintu Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo igiye kubakorera ibyo mutigeze mwibwira n'ibyo mutigeze mutekereza. Hari ubuzima utigeze wibwira, hari ubuzima utigeze utekereza. Hari ibintu tujya dutekereza kubera ibihe turimo, hari n'ibintu dutekereza kubera impamvu. Nasanze rimwe na rimwe, reka mvuga amafaranga dufite niyo atuma dutekereza uko dukwiye kubaho naho dukwiye gutura. Burya amafaranga ufite niyo atuma utekereza aho ukwiye guhahira. Amafaranga ufite niyo atuma utekereza uko ugomba kwambara. Amafaranga ufite niyo atuma utekereza aho ugomba gutura. Amafaranga dufite niyo agutegeka imodoka ujya kugura. Reka nkubwire, rimwe na rimwe ubushobozi ufite bukwerekanye, buguha ibitekerezo bikuganisha ku bushobozi bwawe. Ubu mu by'ukuri waba udafite n'ibihumbi 200 ugatekereza kujya kodesha muri Vision City. Waba udafite na miliyoni ugatekereza kujya kubaka inzu. Rimwe na rimwe rero amafaranga dufite ajya tuma dutekereza imibereho dukwiye kubamo. Hari ibintu rero dutekereza cyangwa twibwira bikanga cyangwa bikemera, ariko twabyibwiye. Ariko Isiraheli akibona Yosefu aravuga ngo sinigeze nibwira ko amaso yanjye azongera kukubona. Ntabwo nigeze, reka ibyo bintu utajya wibwira, yewe niyo Imana ibikubwiye
reka nkoreshe ya mvugo, wirinda kubyegereza umutima, kuko ubona nta nzira zabyo. Ibyo bintu utabonera inzira, ibyo bintu Imana ikubwira ntubyumve, ntubyibwire, ibyo ni byo Imana igiye gukora. Kandi ndabizi uzatanga ubuhamya, uzavuga gukomera kw'Imana, kuko na Isiraheli ntiyigeze yibwira ko azongera kubona Yozefu kubera amakuru yari amaze kwakira y'incamugongo. Ariko amubonye aravuga ati sindi bwiyumanganye, reka mubwire ko ntari narigeze nibwira ko nzongera kumubona ukundi. None Imana inyeretse n'urubyaro rwawe. Tekereza ibyo atigeze yibwira, Imana irabimweretse. None imweretse n'ibyo atigeze atekereza. Dutandukanye kugira urumva sinigeze mbyibwira mu mutima ko nzongera kukubona. None Imana inyeretse n'ibyo ntigeze ntekereza. Urumva niba udatekereza utibwira kuzabona umuntu, ni gute se wazana mu ibyo rubyaro? Habyara umuntu uhari? Ntabwo habyara umuntu udahari. Wese waba uzi ko umuntu yapfuye ugatekereza iby'urubyaro rwe? Urumva ntiyibwiraga ko azongera kubona Yozefu. None kumbi muri gahunda y'Imana harimo kumwereka Yozefu, ikamwereka n'urubyaro rwa Yozefu. Ndashimira Imana ko hari ibintu utigeze wibwira igiye kubikwereka, ikwereke n'ibyo utigeze utekereza. Ijambo ryaravuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, n'ibyiza si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Hari ibintu Imana yibwira itaratubwira. Ariko reka mbabwirire ijambo ry'ubuhanuzi, simbivugeho byinshi. Reka nkubwire ngo hari ubuhamya ugiye gutanga, muma munteza amatwi, mupapa, musore nawe mukobwa, wowe uri mu buzima ubona budafite icyerekezo, udafite ubusobanuro. Reka nkubwire ngo Imana yakunye ngo nkubwire ngo igiye kugukora ibyo utigeze wibwira n'ibyo utigeze utekereza. Ibyo bitari mu bitekerezo, ibyo n'ibindi izabikora. Utagira ngo irakora ibyo utibwiye n'ibyo utekereza, na bimwe yakubwiye izabisohoza, na bimwe warose izabisohoza. Ariko igiye ko na bimwe utigeze wibwira, na bimwe utigeze utekereza mu nzozi, nibyo Imana igiye gukora. Njya numva ubuhamya bw'abantu Imana yagiriye neza batanizera iyo neza, Imana ikabagirira neza. Nakuzana ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo ije kukugirira ibyo utigeze wibwira n'ibyo utigeze utekereza. Ubuhamya ngubu ni ubwa Isiraheli. Se wa Yozefu wari warasibye mu mutwe we ko atazongera kubona umwana we. Hari ibintu ugiye kubona wikange, hari ugiye kubona utungurwe, umere hari ibintu Imana ikora uretse n'ababibonye, nawe bwawe bikora ugatungurwa. Isiraheli ngo abonye Yozefu yanga kwiyumanganya, hita wibaza nyine kubivuga ni kimwe, ariko hita wibaza amarangamutima yagaragaje imbere ya Yozefu. Yari azi ko byarangiye. Tekereza kuba uzi ko umuntu byarangiye ukabona araje, beneda ndahamya ko wagwa n'igihumure. Ariko ngo Isiraheli ntiyahasha amarangamutima ye, ngo aramubwira ngo Isiraheli abwira Yozefu ati sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe ukundi. Nari narahabonye ariko sinari nzi ko nzongera kuhabona ukundi, ko amakuru nari mfite na yuko inyamaswa z'inkazi zakuriye. None kandi Imana inyeretse n'urubyaro rwawe. Imana irakunyeretse, inyeretse n'abagukomotseho. Hari ibintu Imana igiye gukora kandi bize byikubye. Hari ibintu utigeze wibwira, Imana igiye kubigukorera kandi bize byikubye birenze uko utigeze ubyibwira, uko utigeze unabitekereza. Imana yeretse Isiraheli Yozefu, ariko imweretse n'urubyaro rwe. Ndagira ngo dusenge dushimire Imana yuko igiye kukwereka, igiye kunyereka ibyo utigeze wibwira, ibyo ntigeze nibwira, ibyo utigeze utekereza, ibyo ntigeze ntekereza. Reka mbabwize ukuri, ndabyibuka umunsi umwe njya mu ivugabutumwa nkatega indege, nibuka ko nanyuze i Kanombe, nibuka ubwo ninjiraga umujyi wa Kigali bwa mbere nje Kigali, mfite ambaraje y'icyatsi kibisi iriho kalendari, abakuru murazizi zari zanditseho Mariboro. Nibuka ninjira umujyi wa Kigali, niho natambu bwa mbere nanyuze hera ku kibuga cy'indege ngiye ku Gasaraba, kuko uwo twakubitanye bwa buhanya mbya ntanga bwa Fideli twakubitaniye hano i Remera, duhita tujyana aho yari atuye ku Gasaraba. Urumva niho nanyuze bwa mbere ninjira umujyi wa Kigali
Kigali na mbaraje y'icyatsi kibisi, wumva uko nasaga, uko nari imeze, uko nari, sinigeze nibwira ko hari umunsi nzahanyura nanjye nje gutega indege. Ariko ibyo ntibwira, ibyo ntatekereza mu mugambi w'Imana, mu bitekerezo by'Imana birimo ko hari umunsi nzongera. Ubwo nahanyuraga rero ngiye gutega indege, ngiye mu ivugabutumwa nk'uko Imana bivuze, nongeye kwibuka ko hari igihe nahanyura. Ibyo sinabitekerezga, sinabyibwiraga, ariko mu mugambi w'Imana hari ibintu udatekereza, utibwira, ariko mu mugambi w'Imana birimo. Ibyo nibyo gusohoza muri uyu mwaka. Urabibona ku buzima bwawe, mu muryango wawe, igiye gukora ibyo utigeze utekereza, ibyo utigeze wibwira. Ibyo nibyo Imana igiye wowe unteze amatwi, buno buhanuzi ubwakire kandi ubusangize n'abandi, ubabwire ngo Imana igiye gukora ibyo mutigeze mutekereza, mutigeze munibwira, kuko ari Imana ibifitiye ubushobozi. Ndagira ngo dusenge, dushimire Imana igiye gukora ibyo tutigeze twibwira, tutigeze tunatekereza. Mana yo kwizerwa, Mana y'imbaraga nyinshi, ijambo ryawe ni ukuri kandi rema ibitariho bikabaho. Nditanze nk'uko warimbwiye, ubwo bahanuzi nuko wabumpaye, buherekeze nzumva ubuhamya, tuzumva amashimwe ku bari hafi n'abari kure, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga. Genda ubakore ibyo batigeze izo ndwara batigeze batekereza ko zizakira, batigeze ubwo buzima batigeze bibwira ko bazabamo. Ndagushimiye ko ari byo ugiye gukora. Uzakora n'ibyo watubwiye, uzakora n'ibyo twatekereje, n'ibyo twibwiye uzabikora, n'ibyo wavuze uzabikora, ariko uje guhera ku byo tutigeze twibwira, tugeze ubwo nibwo buzima ugiye kutwinjizamo. Dutangazwe n'uburyo ukoze ibyo ngibyo, nk'uko wankoreye ibyo ntibwiraga, ntanatekerezaga, nkabibonesha amaso. Uko niko ugiye kongera kuboneka kandi himbazwa n'amahanga yose herekeje ijambo ryawe. Kora icyo wari mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, bagire neza, ije gukora ibyo utigeze utekereza, utigeze unibwira ku buzima bwawe, amen.